uyu munsi rero ndagira ngo mbabwire ko nje kubazaniye imyenda y'Imana. Imyenda z'Imana yambara. Uyu munsi mbazaniye imyenda y'Imana. Ndagira ngo mwegere hino, niba uri hafi wegeza n'abandi hafi, ubundi uze mufate imyenda y'Imana mwiyambarire. Ababashije gukurikira ibiganiro byacu ubushize waravuze ngo kuri Nohe ngo kuri bonane ngo wagaburiye Imana. Yego, none dore uzanye imyenda y'Imana kandi nagaragaje ukuntu nayigaburiye, hari n'abandi bayigaburiye. None uzanye imyenda y'Imana. Nzanye imyenda y'Imana. Ngaho rero ni karibu tubwiriye imyenda y'Imana. Ni karibu bene data, muze mwihahire, ni kuri make make, nta kiguzi n'ubuntu. Hatagira uwikanga ngo nta kintu mfite, ngo abana bari bamaze iminsi bagiye ku ishuri ngo ntacyo nagura, ariko imyenda y'Imana mbabwiza ukuri hano n'ubuntu. Nje kuguha ikintu bita imyenda y'Imana. Ukuvuga ngo rero hari abantu bumva yashyizemo inkweto akumva araremereye, yaguze bazigura 100 akumva araremereye, yaguze costume igura 100 akumva araremereye. Nibyo ko yanubaho, ariko imbere y'Imana ibyo ngibyo ntabwo bikora. Imbere y'Imana ibyo ngibyo ntibikora, uzahasanga icyapa kibuzanya. Imana ngiyo imyenda yatanze. Kugeza ubu ngubu ntabwo abantu bazi imyenda y'Imana. Kugeza ubu barambara bakikwiza, barambara bakaberwa, ariko batambaye imyenda y'Imana. Ni ukuvuga ngo naho waba wambaye costume, naho waba wambaye baze, wambaye iribaya, ikanzu cyangwa ijipo ndende cyangwa ngufi, ariko utambaye umwenda w'Imana ntabwo bashobora kukwita umwana w'Imana. Buriya iyo uhora utekereza nabi, naho waba ugaragara ko ugaragaza utundi tuntu inyuma, ariko uhora utekereza nabi, ufite imigambi mibi, uba uri gukora imyambaro, uba wambaye imyambaro ya shitani. Ariko muri wowe y'intekerezo zawe ziganisha gukiranuka. Mu by'ukuri imyambaro y'Imana, ndagira ngo wongere ufashe abantu kumenya iyi myambaro aho bayikura, batagira ngo wenda ni mu isoko rindi runaka. Imyambaro y'Imana aho mugomba kuyikura buri munsi. Uriya ni umwana wa Satani, ni mubi, ni umugome. Ariko umwana w'Imana ntabwo ari ngombwa ngo bahite ngo bamushakishe. Imirimo myiza akoze anyakiriye neza, ni Imana yigendera, ni Imana y'u Rwanda, ni Imana y'u Rwanda rwose. Mpuye ni Imana, ntabwo nkuko rero nababwiye na mbere hose, Imana iri mu bantu. Niyo mpamvu n'iyi myambaro, kugira ngo bamenye yuko Imana iri mu bantu, nuko uzaba wambaye iyi myambaro, bazamenya koko ko Imana iri mu bantu kandi ikorera mu bantu. Rero niba twarahagurukiye kugana mu gihugu cy'ijuru, nitwambare n'impuzankano z'ijuru. Muraho neza nshuti zacu bakunzi ba Bimukira TV. Umugisha n'amahoro biva ku Mana nibane namwe. Imana twizeye tukayiringira nibishimire ku manywa na nijoro. Tubifuriza ibyiza, tubifuriza amahoro, tubifuriza iterambere, tubifuza kurama ndetse no kuramba, mukarushaho kugenda mubona ibyiza Imana yateguye kubaha. Nge nitwa Misago Alfredi, ni inshuti yanyu, umwigisha w'ubutumwa bwiza, kandi nicyo Kristo yaduhamagariye, kubwiriza ubutumwa bwiza. Ndabasuhuje, mugira amahoro, mugubwe neza, ariko kandi ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Imana iduhaye, Imana ituremeye muri uyu mwanya kugira ngo atuganirize. Reka mwakire. Amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana Evangeliste Misago. Imana y'amahoro ikomeje kukurinda, ikomeje kundinda, kandi amahoro ku bantu bazakurikira iki kiganiro. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nubundi ntatinze, ninjye mukunze kubona, mumaze kubona igihe kitari gitoya kuri izi kamera. Nitwa Ndagijimana Gabriel, intumwa y'Imana. Ndi umugabo, mfite umugore n'abana. Murakoze. Intumwa y'Imana Gabriel. Gabriel yitwa intumwa y'Imana, ubwo afite ubutumwa bw'Imana. Yego. Intumwa y'Imana Gabriel ntabwo ijya inyuranya n'iby'Imana iba yamubwiye. Umwana ukora ni ukosa. Ntabwo nakwigira mwiza, ariko iyo nkosheje ikintu nihutira gukora ni ugusaba imbabazi. Yego, umwana usaba imbabazi. Yego.
reka nsengera intumwa y'Imana Gaburiyeli kugira ngo ituganirize. Mana, ndagushimiye kandi ndaguhimbaje, utuzaniye umukozi wawe muri uyu mwanya kugira ngo atuganirize ijambo ryawe. Musabiye amavuta ndetse n'imbaraga, kandi abumva iki kiganiro bose kigeraho kibakura, kigire n'ahandi kibageza, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Intumwa y'Imana Gaburiyeli, utuzaniye iki? Uyu munsi n'ubundi mbazaniye umusanzu. Navuze ko ngewe impamvu ndi kwibanda kuri izi kamera ni ukugira ngo ntange umusanzu ku byo mbona nkwiye gutangaho umusanzu, kuko umusanzu wanjye si kuri byose, ni ku byo nshoboye gutangaho umusanzu. Uyu munsi rero ndagira ngo mbabwire ko nje kubazaniye imyenda y'Imana. Imyenda z'Imana yambara. Uyu munsi mbazaniye imyenda y'Imana. Ubujize ndagira ngo mwegere hino, niba uri hafi wegeza n'abandi hafi, ubundi uze mufate imyenda y'Imana mwiyambarire. Ababashije gukurikira ibiganiro byacu ubushize waravuze ngo kuri Nohe, ngo kuri Bonane, ngo wagaburiye Imana. Yego, none dore uzanye imyenda y'Imana. kandi nagaragaje ukuntu nayigaburiye, hari n'abandi bayigaburiye. None uzanye imyenda y'Imana. Nzanye imyenda y'Imana. Ngaho rero ni karibu tubwire iyo myenda y'Imana. Ni karibu bene data, muze mwihahire, ni kuri make make, nta kiguzi, ni ubuntu. Hatagira uwikanga ngo nta kintu mfite, ngo abana bari bamaze iminsi bagiye ku ishuri ngo ntacyo nagura, ariko imyenda y'Imana mbabwiza ukuri, hano ni ubuntu. Nje kuguha ikintu bita imyenda y'Imana. Ubundi mu Kinyarwanda baca umugani ngo umwana asa na se, imfura igenda nka se, wowe ugenda nkandi, uri mwene ndi, wambaye iki? Ni ukuvuga ngo ingabo zisa n'umukuru wazo. Imyenda Fande yambara niyo ingabo ayoboye zambara. Bashobora kudahuza amaranka, ariko inkano yo aba ari ya yindi. Noneho rero nanjye nje kukubwira ngo nkuzaniye imyenda y'Imana, ahubwo muri tayari ngo mufate imyenda y'Imana. Ni imyenda si Imana ituzaniye cyangwa ni imyenda nyine twe tugiye kwambika Imana? Imana impaye imyenda ngo mbahe, Imana impaye imyenda yayo ngo myibahe. Ndi intumwa y'Imana. Ndi imyenda utuzaniye. Ngiye kubaha imyenda yo kwambara, ku buryo niwemera ugafata uyu mwenda uzajya uwambara aho unyuze hose, bavuga ati uyu ni umwana w'Imana. Nose dusanzwe twambaye ubusa? Turaza kubireba. Hari ibintu abantu bambaye ariko bitari imyenda y'Imana. Niba kubona iy'Imana se tuze gukuramo iyacu twambara iy'Imana. Ntabwo nshaka ko mwambara made in Rwanda, ndashaka ko mwambara made in nijoro. Ibyakorewe mu ijuru rwose, ibyakorewe mu ijuru, ibiranga abanyejuru, ibiranga abajya mu ijuru, ibiranga abakristo. Imyenda wambara umuntu yakubona ko watuye n'umwana w'Imana, ntiyirirwa ashidikanya kubera wambaye imyenda y'Imana. Gaburiyeli mugira udushya igihe cyose. Waje kwa Mariya aramubwira ati nje kukubwira ko uzabyara. Mariya ati se ndabyara ngewe ntagira umugabo? Ati nyamara uzabibona. None dore n'indi nayo iraje iti mbazaniye imyenda y'Imana. Niba imyenda y'Imana yabonye ko tutambaye ntabwo mbizi, ubwo arabidusobanurira, n'ubundi nakomeza dusobanurira mu by'ukuri twumva iyo myenda, nitwumva idukwiriye turayambara, kuko nta muntu wakambara ibintu bitamukwiriye. Bene data, ndabakunda kimwe cyo, reka tujye kwiganirira, tuvuge ku bintu n'ibindi, duhane amakuru, dufatanye uru rugendo, kuko iyo ushaka kugenda urugendo rurerure ugendana n'abandi. Abantu batangiye kwibaza, noneho inzaduka z'abavugabutumwa ziragwira. Ntabwo ndi inzaduka, sinadutse, ndi intumwa y'Imana. Ni ukuvuga ngo nkuzaniye imyenda y'Imana. Abantu bari kwibaza, ese Imana ifite uruganda? Imana rwubatse he? Rwubatse se mu yihe zone? Two mu Rwanda hari ahantu bazi icyicaro cy'inganda kiri, ariko noneho hari n'aho icyanya cy'inganda
zikora imyenda y'Imana kiri. Ubwo rero imyenda yarasohotse, ariko ndakubwira yuko iyo myenda imaze imyaka irenga ibihumbi 2,000 abantu bose batayambara, abantu benshi batayambara, abantu benshi batayikoza, abantu badashaka kugura. Ariko ubu ngubu ndi kuzunguza imyenda y'Imana, ndagira ngo uze ku buntu, ndi kuzenguruka ntanga imyenda y'Imana. Ubu ndi kuzenguruka nyitanga ku buntu, ngwino wigurire. Twagiye rero, abantu bamaze kwitegura kuyakira, ahubwo uri gutinda kuyibaha bareba bayigere hakiri kare. Hari abantu rero bamaze igihe kitari gito bagendana n'Imana ariko badasa nayo. Abantu bavuga ko ari ab'Imana ariko badasa nayo. Abantu bavuga ko bakorerana n'Imana ariko bakora ibinyuranye nayo. Ndakubwiza ukuri, hari imyenda wambara ikagutandukanya n'ibyo uvuga, ikagutandukanya n'ibyo ukora. Wenda twakabaye tuvuga ngo niba ukora ibi n'ibi wambaye umwenda wa Satani. Hari umwenda wa Satani, hari n'uw'Imana. Niba nzanye imyenda y'Imana nuko hari n'iya Satani, hari n'isanzwe twambara. Ariko abana b'Imana turashaka kwambara imyenda y'Imana. Imyenda y'Imana ni iyihe? Imana nababwiye ko igaragarira mu bantu. Kandi noneho kugira ngo ubone Imana mu bantu, hari icyo ugomba gukora, cyangwa hari icyo umuntu aba akoze ukamubona mu Imana. N'iyo myenda rero y'Imana ni iyihe? Reka dusome mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 22. Ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Dusomere mu Byahishuwe 3:18. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe, kugira ngo uhumuke. Dore ndakugira inama ngo ugire ute? Ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda, kugira ubone uko uba umutunzi. Yego, wongereho n'umwenda. Ungureho n'umwenda. Kugira ngo imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe. Ndakugira inama. Yego, Imana ngiyo imyenda yatanze. Kugeza ubu ngubu ntabwo abantu bazi imyenda y'Imana. Kugeza ubu barambara bakikwiza, barambara bakaberwa, ariko batambaye imyenda y'Imana. Ni ukuvuga ngo naho waba wambaye kositime, naho waba wambaye baze, wambaye iribaya, ikanzu cyangwa ijipo ndende cyangwa ngufi, ariko utambaye umwenda w'Imana, ntabwo bashobora kukwita umwana w'Imana. Imana iri kugira abantu inama kuyiguraho izahabu yatunganyirijwe mu ruganda, no kuyiguraho umwenda, kugira ngo bambike isoni z'ubwambure bwabo, kugira ngo zitagaragara. Ntabwo rero njya kure, ntabwo nayobye, kuko n'Imana mbaye nayobye, n'Imana yaba yarayobye, kuko niyo yavuze ayo magambo. Ubwo rero njye n'Imana dufite ukuri kandi tubihuriyeho. Ahubwo nje gukomeza guha abantu ku myenda Imana yatwemereye. Iyi myenda ni iyihe? Twayisomye mu Bagalatiya ngo dore imirimo imirimo ya kamere, hakaba n'imbuto z'umwuka. Dore imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka niyo myambaro umukristo akwiye kwambara. Imbuto z'umwuka niyo myambaro y'Imana, ni urukundo. Nugira urukundo, ukumva wowe ufite urukundo, ugakunda mwene so, uzamenye ko wambaye umwambaro w'Imana. Ubwo nje kukubwira ngo nushaka ufata ikaye n'ikaramu wandike, uvuge ngo noneho ngiye kwandika imyambaro y'Imana, ejo ntazajya nkubitamwo baze simberwe, Imana ntimbone. Bashaka
bashaka abana b'Imana mu bandi nkabura kubera ko ntambaye impuzankano. Nshimira ibigo by'amashuri kugira ngo utandukanye umunyeshuri w'ikigo kimwe cyangwa ikindi bambara bitandukanye, ukamenya ngo kuri iki kigo ni umutuku, hano ni umweru, hano ni ubururu, hano ni icyatsi. Ni ukugira ngo utandukanye abana biga ku bigo bitandukanye. Natwe rero abakristo hari ikidutandukanya n'abatizera Kristo. Ni ukuvuga ngo imyambaro tugomba kwambara ni urukundo, ni ukugwa neza, ni ukugira neza, ni ukwihangana, ngo kandi ngo ibimeze no kwirinda, ngo ibimeze gutyo nta mategeko abihana, nta ribi bihana, nta polisi bihana, nta rukiko rubihana. Ahubwo iyo myambaro igihugu kiradukeneye ngo kiyitubonemwo, ububandi bugabanuke, ubwicanyi bugabanuke, urwangano rugabanuke, ishyari rigabanuke. Ejo bundi nababwiye ko iyo umuntu ari umunyeshyari, ikoranabuhanga ry'Imana ntabwo rijya rimutandukanya na Satani. Wambaye ishyari, Imana mu ikoranabuhanga ryayo ihita ikubona uri Satani wigendera. Niyo mpamvu iyo wambaye urukundo, ikoranabuhanga ry'Imana rihita rikubona nk'umwana wayo. Iyo wihangana, iyo wirinda, iyo ugira neza, iyo ni imyambaro abana b'Imana bambara, ku buryo ukubonye wese atirirwa gushidikanyaho. Ureka abandi bamenyereye kuvuga, kandi twabonye siroga ivuga ngo kora ndebe iruta vuga numve. Ntabwo abantu bakeneye kuvuga cyane, ahubwo abantu bakeneye gukora cyane. Nukora cyane abantu bazamenya Imana, bamenye n'imyambaro Imana ishaka ko twambara, bamenye imyambaro Imana yahaye abantu bayo bambara. Ambara urukundo, wambare kwizera, wambare kwihangana, wambare kugira neza, ngo kandi bimeze gutyo nta mategeko abihana. Niho mu Byahishuwe naho havuga ngo Imana irakugira inama yo kwambara, yo kuyiguraho izahabu nziza yatunganyirijwe n'uruganda, kandi ukayiguraho umwambaro wo guhisha isoni z'ubwambure bwawe kugira ngo zitagaragara. Iyo birababaje iyo umuntu ari umukristo akabura imbuto z'urukundo. Imbuto z'urukundo ukasanga ntakundana, habe mwene se, habe umuvandimwe, habe mugenzi we, habe umunyarwanda. Uwo nguwo rwose ni umwana wa Satani wigendera. Wambaye umwenda wa shitani, ndagira ngo uhite ukura mu icyo cyenda cya Satani ugitwike. Turarwika imyenda ya Satani mu izina rya Yesu. Uyu munsi wambare inifomo y'Imana. Hita uceka mu rukundo, urebe ukuntu uberewe. Kubitaho ukuri, umwambaro w'ukuri. Kubitamwe ingofero y'agakiza, urebe ukuntu utandukana n'ingofero z'abarara. Ni ukuvuga ngo hita ushiramwo inkweto z'ubutumwa bw'amahoro, urebe ukuntu uberwa. Ni ukuvuga ngo izo ntwaro cyangwa se iyo myambaro niyo umukristo akwiye kwambara. Intumwa y'Imana Gaburiyeli mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana igice k'19 umurongo wa 7 aravuga ngo tunezerwe twishime kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, kandi umugeni wahawe kwambara umwambaro w'igitare wera, kandi uwo mwambaro w'igitare ni imirimo y'abera, ni imirimo yo gukiranuka. Uwo ni Yohana mu Byahishuwe urimo ugaragaza igisobanuro cy'imyambaro y'abera. Ni ukuvuga ngo ubwo imirimo ni imbuto ni umusaruro uva muri za mbuto urimo uratubwira. Ni ukuvuga ngo imyambaro y'abera ni imirimo yo gukiranuka. Binasobanuke neza, mu byumve neza. Niba uzi ko udakora imirimo yo gukiranuka, muri wowe hahoramwo ikintu iyo buriya iyo uhora utekereza nabi, naho waba ugaragara ko ugaragaza utundi tuntu inyuma, ariko uhora utekereza nabi, ufite imigambi mibi, uba uri gukora imyambaro, uba wambaye imyambaro ya shitani. Ariko muri wowe y'intekerezo zawe ziganisha gukiranuka, uba wambaye umwambaro w'Imana. Imirimo y'abera niyo myambaro yo gukiranuka, niyo myambaro Imana impaye kugira ngo nguhe wambare. Twambare, nanjye nambare, nanjye hariyo nibitseho.
ahubwo reba uragura ingahe. Hari umwambaro witwa urukundo, urawugura, urawufata, nta nubwo tugurisha. Urawuhitamwo. Ese kwirinda urabihitamwo, ukuri uraguhitamwo. Ukuri kurabuze mu bantu, ku buryo umuntu abeshya ngo ndi kujya Nyabugogo kandi ari kujya i Remera. Umuntu urasanga ari kuri telefone ari kubeshya, ugeze he? Ngeze hano hafi yawe, kandi atarava mu nzu. Icyo ni ikinyoma. Uri kwambara umwambaro wa Satani. Kuramwo, fata ukuri wambare, niwo mwambaro Imana impaye nkwambika. Abantu nitugerageze tugure iyi myambaro, dufate, duhitemwo, dutware iyi myambaro y'Imana. Sinzi kugura sinzi impamvu byanjemwo cyane, ariko ntabwo ari ukugura, ahubwo kenshi abantu iyo babona ntabwo wibeshye cyane. Na Bibiliya iravuga ngo muze mugure mudatanze ifeza. Yes, kugura udatanze ifeza. Ikiguzi rero tugusaba ni ugutega amatwi ukumvira, ugahitamo. Nicyo kiguzi usabwa, ni ugutega amatwi ukumvira, ugashyira mu bikorwa. Ibyo ngibyo ntabwo byari bitugoye, ahubwo Satani niyo igenda. Wavugisha ukuri ku bintu byose se? Wavuga ukuri se bibaho? Ntabwo, ariko birashoboka cyane. Uyu ni umwambaro Imana idusaba kwambara. Tugire ukuri, tugire urukundo. Nugira urukundo, ikoranabuhanga ry'Imana rizahita rikubara nk'umwana w'Imana, rizahita rikubarura diregite mu bana b'Imana. Ariko nugira ishyari, uzaba wambaye umwambaro wa Satani. Impuzankano yo kwa Satani ni ishyari. Ejo bundi nababwiye ko ubwicanyi bwa mbere bwatangiriye ku mwambaro w'ishyari. Gahini yambaye umwambaro w'ishyari, ahita yica mwene nyina Abeli. Urupfu rwa mbere ruba rutangiye ku isi. Ni ukuvuga ngo niba igihugu kigira impuzankano giha ingabo, turi ingabo za Kristo, wambaye uwuhe mwambaro? Bakristo bene data, reka tujye duhugurana rwose, tugerageze dukundane. Ni urukundo niruzamuke, nirwogere. Na Rugamba yararirimbye ngo urukundo nirwogere, ngo ndetse rugwire, rugere no ku batarugira. Niba abantu babikura mu buzima busanzwe babiririmba, wowe wemeye ko uri umwana w'Imana ukaba utambara uwo mwambaro, urumva wambaye iki? Ndagutangariza ko niba uri umukristo utagira urukundo, ntabwo wambaye umwambaro w'Imana. Niba utihangana, niba utizera, niba utababarira, rwose ikure mu bantu bazasanga bambaye inifomo. Ikigo cy'Imana, ikigo gishinzwe abera, ikigo abera bigiramo, ntabwo kizagukingurira. Gaburiyeli, biratangaje. Wenda bamwe baba banatunguwe. Hano hanze abantu bazi kurimba cyane, mu myenda yabo biguriye, amafaranga yabo bakoreye, ukabona barakeye rwose. Ariko gutungurwa no kubwirwa ngo ntimwambaye. Bibiliya yatubwiye ngo umuntu ngo kuko yibwira ko yambaye, ariko yambaye ubusa. Kandi akibwira ko areba, kandi mu by'ukuri ari impumyi, ndetse akanibwira ko ari umutunzi kandi ari umutindi. Gaburiyeli, ndagira ngo unafashe abantu bariho mu buzima bwirata ibitari ibyo kwiratwa. Bibiliya ivuga birataga imyenda isanzwe bagura muri etigisirwa n'ahandi, biratanaga ubutunzi, kandi ni bwa bundi Bibiliya yavuze ngo nyamara mwabatindi. Yewe bamwe baniranataga ko bareba, nyamara Bibiliya yavuze ngo ni impumyi. Ndagira ngo ugire ubutumwa abo bantu mu by'ukuri basaga bakandagiza na bagenzi babo ibyo Bibiliya byo yagaragaje ko batanariho hubwo. Yego, urakoze. Iyo ni ya myirato y'ubusa Yakobo yavuze kandi nkunda kuvuga. Naravuze ngo kuba umuntu yakumva ari umukire, atashobora gutekerwa agafuka k'agatanzaniya ngo akamara umunsi umwe, bikwereka ko ibyo uharanira byose ari ubusa, kuko ntunashoboye kubirya. Niba utashobora kurya inka yose, uraruhira ubusa. Niyo mpamvu navuze ngo dukwiye gukoresha ibyo bintu mu bundi buryo, kugira ngo bigirire
abandi umumaro. Natwe rero Bibiliya kenshi ibyo twita ko ari iby'agaciro ibikubita hasi, kuko ibi bintu byose bijyanye no kuba mu isi ni ubusa ku bantu bamenye Kristo, ku bantu batumbiriye ijuru. Iyi myenda ikorerwa itegisirwa n'ahandi mu mahanga ntabwo ari Imana iha agaciro. Ku mubiri tuba twambaye, ariko Imana umuntu iha agaciro ni uw'ubugingo, kandi ubugingo bwambikwa na ya mirimo myiza. Imirimo y'abera ni imirimo myiza, ni urwo rukundo. Imyambaro y'abera ni imirimo myiza. Ni ukuvuga ngo rero hari abantu bumva yashyizemo inkweto akumva araremereye, yaguze bazi igura 100 akumva araremereye, yaguze kositimu igura 100 akumva araremereye. Nibyo koko yanubahwe, ariko imbere y'Imana ibyo ngibyo ntabwo bikora. Imbere y'Imana ibyo ngibyo ntibikora. Uzahasanga icyapa kibuzanya, ibyo kirabibuzanya. Icyapa cy'Imana kirabibuzanya. Ni ukuvuga ngo sinye z'abana b'Imana cyangwa ibimenyetso by'imyenda y'abana b'Imana duhuriyeho, impuzankano y'abana b'Imana ni urukundo, ni ukwihangana, ni ukubwiriza ubutumwa bwiza, ni ukuri. Buriya iyo usanze umuntu ahantu akakwakirana urukundo, uhita uvuga ngo uyu muntu azi Imana. Mpasanze umuntu mwiza akakubwira neza, ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Abantu barabivuze kandi n'ubu nibyo. Ni ukuvuga imvugo nziza, urukundo, gukunda bene data. Iyo niyo myambaro umuntu diregita ahita avuga ngo uyu muntu ni umuntu w'Imana. Hari n'abataratinye gukoresha imvugo ivuga ngo uyu muntu ni Imana y'u Rwanda, nguko bitewe n'uko ameze n'imico afite n'umutima afite n'ubumuntu bumurimo. Bati uri Imana y'u Rwanda. Nta handi byabaga biturutse, ni ku bikorwa agaragaje, ni uburyo ahindukiye abantu Imana koko, bakavuga bati utubereye Imana. Gabriel, intumwa y'Imana, tugana ku musozo w'iki kiganiro cyiza kitumenyesha mu by'ukuri imyambaro y'Imana, ndagira ngo wongere ufashe abantu kumenya iyi myambaro aho bayikura, batagira ngo wenda ni mu isoko rindi runaka. Imyambaro y'Imana tugana ku musozo aho mugomba kuyikura buri munsi ni hano mu Bagalatiya 5:22, washaka ukageza ku murongo wa 23. Ni mu Byahishuwe 3:18. Ni mu ijambo ry'Imana. Muri make niho hantu bagomba gukura imyambaro yo guhisha isoni z'ubwambure bwabo, niho bagomba gukura imyambaro yo kurimba abantu bakavuga ati rwose muraberewe. Buriya umuntu niyo yaba yarimbye gute ariko akakubwira nabi, uhita ubona wa muntu ari mubi. Ntahinduwe mubi nuko atambaye, ntahinduwe mubi nuko ibyondo byamugiyeho, ahubwo kubera kamere umusanganye, kubera ibikorwa bibi, kubera imvugo mbi, bitumye uvuga ati uriya ni umwana wa Satani, ni mubi, ni umugome. Ariko umwana w'Imana ntabwo ari ngombwa ngo bahite ngo bamushakishe. Imirimo myiza akoze anyakiriye neza, ni Imana yigendera, ni Imana y'u Rwanda, ni Imana y'u Rwanda rwose. Mpuye n'Imana, ntabwo nk'uko rero nababwiye na mbere hose, Imana iri mu bantu. Niyo mpamvu n'iyi myambaro, kugira ngo bamenye yuko Imana iri mu bantu, ni uko uzaba wambaye iyi myambaro. Bazamenya koko ko Imana iri mu bantu kandi ikorera mu bantu. Rero niba twarahagurukiye kugana mu gihugu cy'ijuru, nitwambare n'impuzankano z'ijuru: urukundo, kwihangana, kwirinda, ukuri. Ibintu nk'ibyo ngo nta mategeko abihanira, nta na ribu. Ubwo rero nicyo narinje kukwibutsa, nta kindi rwose. Nge mba ncaha nigendera, ariko guha ku bintu byakugirira umumaro. Maye, turagushimiye ntumwa y'Imana Gabriel, inama zawe, ibitekerezo byubaka abantu. Uretse kuri kamera, nzi no ko no mu gikari inbox abantu ujye ubafasha mu nama n'ibitekerezo
tanga nimero yawe n'ubundi ujye ukomeza ufasha abantu b'Imana nk'uko watumwe ku isi ukomeze ukora uwo murimo wo gutumikira. Nibutsa abantu ko gutanga nimero yanjye bikubiyemo ibintu byinshi, kuba twaganira tukungurana ibitekerezo, kuba Imana ishobora kugira iyerekwa iguhishurira cy'Imana yagutekereresha, ntukinangire umutima, dore ibisubizo byacu biri mu bantu. Ntabwo rero nyitanga kugira ngo habeho ikindi, ni ukuganira ku bijyanye n'ibyo tuba turimo cyangwa ku byagira umumaro. Uwumva adafite ibyubaka cyangwa adakeneye kuganira ibyubaka, uwo ntakampamagare, ariko uwumva twaganira ibyubaka kandi nkamufasha cyangwa nanjye akamfasha, yajya ahamagara. Nimero ni 0788 3 4 4 7 3 8 3, 0788 3 4 4 7 3 8 3. Imana nibaha umugisha, Imana nibagirire neza, kandi turabakunda. Uko nzajya mbona akanya nzajya nza tuganire. Turagushimiye ntumwa y'Imana Gabriel, n'ubutaha uzagaruke wongere tuganirize ku masomo y'ubuzima, imibanire y'abantu n'abandi, cyane ko ubuzima turimo hano ni ishusho y'ubuzima tuzabamo. Tutabaho muri ubu buzima neza, no kuba mu bwa nyuma y'ubu ngubu bizatugora cyane. Bakunzi bacu turabashimiye, nimukore comment, mukore share, mukore like, abatarakora subscribe nimuyikore, ntacyo bitwaye. Nimukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Turabakunda. Shalom. Amen.